Akibyuka, mama Humura yashimishijwe no kubona indabyo ziteretse ku meza mu gikoni hamwe n'inyandiko y'abana bamwifuriza umunsi mwiza w'abategarugori. Uwo munsi, Kaneza Bucura w'imyaka 10 y'amavuko yari yarawuzirikanye cyane kubera ko hari agashya yifuzaga gusangiza umuryango. Nuko muri icyo gitondo kare mbere y'uko mama we ajya ku kazi, ava mu buriri yiruka ajya kumuhobera amubwira ko amukunda. Gahunda y'uwo munsi yari iri ku murongo, kandi uko imyaka itera imbere ni nuko Kaneza n'abakuru be barushagaho kuwutegura neza. Mu gihe Kaneza na Rukundo basukuraga inzu, Mahoro, Muneza na Humura bafatanyaga guteka. Humura yari yarafashe ingamba zo kwiga gusonga ubugari, indyo mama we akunda cyane ijyanye n'isombe. Umunezero n'ibyishimo byarangaga mama Humura uko yabonaga icyo gikorwa cy'abana be. Itegurwa ry'ameza ryari rishimishije amaso, impumuro z'ibijumba bitetse ifiriti n'iz'inyama z'inka zigatesha amerwe. Mu gutarama, Kaneza yari yateganyije filime ya Tim Johnson na Eric Darnell yitwa Fourmisère, bisobanuye urutozi rwitwa za. Ikibazo Humura yari amaze iminsi atekerezaho, iyo filime yamuhaye ishusho y'uko giteye, nk'uko umuntu yibona mu buryo bwa buri munsi mu ndororwamo. Ni ukubona rubanda rwarakoreshwaga mu gucukura imva yazo, zibeshwa ko icyo gikorwa kiri mu nyungu rusange. Humura ni umusore w'imyaka 24 y'amavuko. Amaze amezi 8 akorera akarere kitwa Tusi mu Bufaransa, aho umuryango wose utuye. Nyuma y'amezi 6 y'amahugurwa asoza amashuri ye y'icyiciro cya 2 cya kaminuza, yagiriwe icyizere mu nshingano nshya irebana no guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi bijyanye no guteza imbere imibereho y'abaturage b'akarere. Mu gihe yari akirimo gutekereza kuri ya shusho n'ikibazo urutozi za rwibazaga kirebana n'aho ubuzima bujyana, akibutso ka telefone ye kagarura igitekerezo cye kuri gahunda yari afitanye na Muhoza umunsi ukurikiye. Umunezero mwiza nusangiwe na bose. Iyo mfite
urahoza kandi ugahozwa